Ndabakomeje kandi ndabashyigikiye bana banjye, kuko nkomeje kubana namwe kandi nkomeje kugendana namwe mu bikorwa bikomeye nkomeje kugaragaza mu buzima bwanyu no mu mibereho yanyu ya buri munsi. Nimwakire imbaraga zikomeye, mwakire ububasha budasanzwe, kuko mubakomereje intambwe mu bikorwa bikomeye bigomba kwigaragaza mu buzima bwanyu no mu mibereho yanyu ya buri munsi. Ndakomanga kandi ndahamagara buri wese mu rukundo rwanjye rwa kibyeyi, ngira nti nimuze murisanga mu buryo bukomeye, kuko nkomeje kubashyigikira mu ntambwe zanyu za buri munsi, kugira ngo ibikorwa byanjye nkomeze kubigaragaza mu buzima bwanyu no mu mibereho yanyu ya buri munsi. Mwarahiriwe turi kumwe muri byose, kuko nje kugaragaza ububasha bukomeye muri ibihe bidasanzwe, nje kubana namwe no kugendana namwe mu mbaraga zikomeye, kuko hari byinshi bigomba kwigaragaza mu isi yose mu buryo bw'agatangaza. Nje kuvugurura mwene muntu mu bubasha bukomeye kandi mu mbaraga zidasanzwe, kuko ari urugamba rudasanzwe tugiye kurema mu buryo bw'agatangaza, kugira ngo buri kiremwa cyose gihinduke kandi gihindukirire igihe kikihari, kuko hari byinshi turi kugenda dushiraho umusozo, kandi hakaba hari byinshi biri kugera ku ndunduro. Bana banjye nimukomere, ndabakomeje kandi ndabashyigikiye, kuko mbafashe ikiganza kuri buri wese kugira ngo mbazamure, bityo mbateze intambwe uko bwije n'uko bukeye, murusheho kugendera mu nzira y'ubutungane mutunganira Imana umuremyi wa byose. Ndi umubyeyi uri ku rugamba ndwanira roho nyamwinshi, kuko ndambuye igishura cyanjye ku isi yose, kugira ngo mwene muntu murinde icuraburindi n'imvura y'amahindu, kuko benshi bari kugwirirwa n'ibihe bikomeye. Bana banjye nimukomere, turi kumwe mu rugamba rwa buri munsi, ndabashyigikiye kandi ndabakomeje mu bubasha budasanzwe, kuko hari byinshi niteguye kugaragariza mu buzima bwanyu no mu mibereho yanyu ya buri munsi. Nimureke mwene muntu akomeze yidegembye uko ashaka ndetse n'uko yumva, kuko hari igihe kitari iki ngiki buri wese azahindukirira kandi akagarukira ijambo ryanjye n'irya jambo umwana wanjye. Hari benshi mpeka bakinyugushura, abandi ngahamagara kugira ngo baze bansanga bakihinda, nyamara naratsinze kandi nsindira abana banjye bose mu mutsindo udakuka w'umutima utagira inenge. Ariyo mpamvu nkomeje kubarwanira mu mbaraga zikomeye, kugira ngo imirimo yanjye kandi ibikorwa byanjye bikomeze kwigaragariza muri mwe. Numwe mwese mwatowe kandi mwatojwe, nimukomere ku rugamba, bityo mube intumwa z'amahoro mu isi yose, musheho gusakaza ububasha n'imbaraga mwahawe, bityo murohore roho nyamwinshi mu bwitange bwanyu bwa buri munsi. Nshyigikiye buri wese kandi ndabakomeje mu bikorwa bidasanzwe, kuko hari byinshi ngomba kugaragariza mu buzima bwanyu no mu mibereho yanyu ya buri munsi. Mwebwe mwese murira mushavuye kandi mubabaye, ni igihe cyo guhumurizwa kandi ni igihe cyo gukomezwa mu rukundo rwanjye, kuko mbahaye imbaraga zikomeye kandi mbahaye ububasha budasanzwe, kugira ngo murusheho kwishimira mu rukundo rwanjye kandi murusheho kwishimira mu bubasha bwanjye. Nkomeje kubasendereza kandi nkomeje kubagabira umunsi ku wundi. Ngaho nimukomere kandi mukomezanye muri byose, kuko muri kumwe mu rukundo rwa Data kandi mubumbiwe hamwe mu bikorwa by'ijuru ryose, kuko mwahujwe n'urukundo rwa Data. Ngaho rero nimushyigikirane muri byose kandi mutahirize umugozi umwe, kuko abana b'isi bashaka kubatatanya mu bitekerezo n'ibyifuzo, ariko kandi ntimuhe umwanzi urwaho mu bitekerezo byanyu. Nimufunge inguni zose n'imyenge zose umwanzi ashobora kwinjiriramo. Muzahura na byinshi bishaka kubananiza kandi bishaka kubaca intege, ariko kandi ntibikabakange ngo bibakure umutima mujye kure y'urukundo rw'Imana, ahubwo iteka mujye muhungira muri Uhoraho Imana, mumurangamire kandi mumwegurire byose, ugaba byose mu bubasha bwe kandi mu mbaraga ze. Mbifurije urugendo rwiza kuri buri wese, nimukatarize mu rukundo rwa Data, muzirikana ko ndi kumwe namwe, ntajya mbasiga kandi ntajya mbatererana. Nimwakire inkota mujye ku rugamba, muhashe umwanzi kandi mumutsembe, kuko ari igihe cyo kugaragariza umwanzi igisuzuguriro gikomeye, kandi akaba ari igihe cyo kuvuyanga ibikorwa bye byose mu buryo bw'agatangaza mu mbaraga mwahawe kandi mwagabiwe. Biremwe mwese mutuye isi, mwebwe mwese murimo gushidikanya ku ijambo ryanjye, igihe kiraje kugira ngo iryo navuze ryose ndisohoze. Mwene muntu azahungira he? Azacikira he uburakari bwanjye n'ubwa Data? Kuko tuje gutsemba no kurimbura, kugira ngo mwene muntu
ukomeje kunangira umutima kandi ukomeje kudashaka guhinduka no guhindukirira, hari ibihe bidasanzwe bigiye kumanukira buri wese. Mwene muntu azahinduka yabishaka atabishaka, kuko buri wese azayoborwa n'ububasha bwacu kandi azayoborwa n'imbaraga zacu zikomeye. Bana banjye turi kumwe, mwebwe mwese mumpanze amaso kandi mundangamiye, nimukataze kandi mukomere, sinzabasiga kandi sinzabatererana, sinzabahana mu marira, kuko nzigaragaza igihe kitari iki ngiki, bityo nkagaragaza imirimo yanjye kandi nkagaragaza ibikorwa byanjye bikomeye. Ntabwo mwitoye kandi ntabwo mwitumikirije, kuko twabatoye kandi twabatumye kugira ngo mwamamaze inkuru nziza mu isi yose. Hagoye rero ubatunga intoki kandi hagoye ukomeje kubaryanira inzara, kuko uwo wese atazacika uburakari bwacu, kuko hari byinshi twiteguye gukora mu buryo bw'agatangaza. Mwebwe mwese muri gutakamba mutakambira impuhwe za Data, nimwakire urukundo rwanjye kandi mwakire ibyiza nabageneye kuri uyu munsi, kuko nabazaniye inema n'ingabirano zibafasha kandi zibashigikira mu rugendo rwanyu rwa buri munsi, kugira ngo mukatarize mu rukundo rwa Data. Ndi umubyeyi uri kubarwanirira iteka mu buzima bwanyu no mu mibereho yanyu ya buri munsi, kuko ibyo muhura nabyo byose mba nabyemeye kandi nabishatse, kuko buri wese hari umunzani agomba kunyuramo, kandi akaba buri wese ari akayungiro kagomba kunyura imbere ye. Nimube maso rero kandi mwigengesere ku gatoya no ku kanini, kugira ngo mutagwa mu mitego y'umwanzi, kuko umwanzi ari kugenda ashandika mu mayira yanyu imitego, kugira ngo abatege batere gutsikira mu rugendo rwanyu rwa buri munsi. Ntimumuhe urwaho kandi ntimumuhe urwinjiririro, ahubwo nimumutsembe kandi mumuhirike, mumwereke ko ibihe byahindutse, atari ibihe byo kumubembekeza kandi atari ibihe byo kumurebera, ahubwo ari ibihe byo gutsemba ibikorwa bye byose. Nimurangamire urukundo rwa Data kandi iteka muharanire ubutungane, imitima yanyu ihora ikeye kandi isuku ikereye kwakira ijambo ry'Imana. Niki cyabatera kujya kure y'urukundo rw'Imana? Mwebwe mwese mwahishuriwe ijambo ry'Imana kandi mwamenyeshejwe ibyiza by'ingoma y'ijuru. Nimukomere kandi mukataze, murusheho gushigikira abari kunanirwa mu rugendo, mu nkunga yanyu ya buri munsi y'ubwitange bwanyu bwa buri munsi, muramire kandi mutabare benshi mu buryo bw'agatangaza. Igihe cyose mwibumbiye hamwe kandi igihe cyose mutahirije umugozi umwe, hari byinshi dukorana namwe kandi hari byinshi duhindura mu isi yose. Twaje mu bihe bidasanzwe kuko hari byinshi twaje guhindura mu isi, kuko hari ububasha bukomeye twaje kugaragaza mu buryo bw'agatangaza. Ngaho rero nimunyemerere tugendane ibihe nk'ibi ngibi, kuko hari byinshi tugiye kugaragaza mu buryo bw'agatangaza. Abizeye imbaraga zabo tukaba tugiye gutsemba kandi tugiye guhirika mu buryo bukomeye. Turimo kugenda dusenya inkuta zose z'umwanzi muri mwene muntu, aho umwanzi yubatse hose tukaba turi kugenda dusenya kandi turimbura mu buryo bukomeye. Hari abahaye umwanzi urwaho n'urwinjiro bityo bagira indiri ye, niyo mpamvu tuje gusenya indiri zose z'umwanzi muri mwene muntu, kuko mwene muntu afite byinshi bimugoye kandi bimuremereye, nyamara adashaka kwigobotoraho kandi adashaka kurekura. Niyo mpamvu tugiye kumanura ububasha budasanzwe kuri buri wese. Ibihe bigiye kwigaragazamo ibikorwa bikomeye, kuko tugiye kubisobanuza urukundo rwa Data mu buryo bw'agatangaza. Nimukomere kandi mukataze bana banjye, turi kumwe muri byose, ndabashigikiye kandi ndabakomeje mu mutsindo udakuka w'umutima utagira inenge, kuko imitsindo yose nabishize mu biganza byanyu, kugira ngo mutsindire isi kandi mutsindire mwene muntu urangaye kandi wihugiyeho. Nyamara ibihe bikaba byarahindutse, benshi barangaye kandi basinziriye, kuko batashatse kumva kandi batashatse kwakira. Nta jambo na rimwe rero ry'imfabusa, kuko mwene muntu cyane cyane abari kugenda bananirwa kandi bacika intege mu rugendo, bamenyeshejwe byinshi kandi bahishuriwe byinshi. Abo bazahura n'ibihe bikomeye, kuko bazabazwa byinshi bamenyeshejwe kandi bahishuriwe, kuko bazabazwa icyo babikoresheje ndetse n'icyo byabamariye. Nimuzirikane ko buri wese wumvise ijwi ryanjye kandi buri wese wumvise imburo yanjye, nzamubaza icyo byamumariye ndetse n'icyo byahinduye ku buzima bwe bwa buri munsi. Hagoye rero ukomeje kwishora mu ngeso mbi no mu bukozi bw'ibibi, kuko nje guhindura amateka ya mwene muntu mu buryo bw'agatangaza. Nimuzirikane ko ndi urwego rugufi rugeza bose mu ijuru, ariyo mpamvu mugomba kumpanga amaso muri byose tukagendana, kugira ngo nkorane namwe imirimo ikomeye kandi nkorane namwe ibikorwa bidasanzwe. Hagoye nkomeje kujisha yijishura, kuko azagurirwa n'ibihe bikomeye kandi azagwa mu rwobo, kandi nyamara nari naraje gutegura
guhura no gutazanura kugira ngo nambutse buri wese. Mbifurije ibihe byiza abana banjye, mwebwe mwese mukomeye kandi muri gukatariza mu nzira y'ubutungane, nimukomere kandi mukataze turi kumwe, ndabashyigikiye kandi ndabakomeje ko ntazigera njya kure yanyu, teka nzabarwanirira ku rugamba kandi muzatsinda, kuko imitsindo yose nayibahaye kandi iri mu biganza byanyu. Nimukomeze rero guharanira icyiza kandi muharanire kugira neza aho munyuze hose n'aho muri hose, kugira ngo mugaragaze ko turi kumwe kandi nabigishije ibyiza by'ingoma y'ijuru, nabahishuriye byinshi kandi nabagaragarije byinshi, kuko ntacyo nabimye nabahaye byose kugira ngo mutunganire Imana isumba byose. Nimwe rero mu gushaka kw'Imana muyobowe n'ijambo ry'Imana, kuko ari igihe cyo kugaragariza mwene muntu ko gushaka kwe bwite byarangiye, agomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana yabikunda atabikunda. Buri wese azayoborwa n'urumuri rwa Data, kuko nta n'umwe ugomba kugendera mu mwijima. Nimuhumure bana banjye, ndabahumurije kandi ndabakomeje, ntimukuke umutima kandi ntimuhungabane, kuko nabo bose mureba bakomeje kugendera kure y'urukundo rwanjye. Igihe kirahari, kuko mwese nzababumbira hamwe kandi mwese nzabinjiza mu rugo ruhire, urugo rutagatifu nateguye kandi nageneye buri wese. Turi kumwe muri byose, ndabashyigikiye umunsi ku wundi, ngaragaza imirimo ikomeye kandi ngaragaza ibikorwa bidasanzwe, kuko ndi kugenda nsibura amayira yasibwe n'umwanzi kugira ngo mutambuke. Rero ntimukikange kandi ntimugakerense ibihe, ahubwo ibihe bijye bibaha guhinduka no guhindukira mu mitima yanyu, teka muhore murangamiye ijuru ryose. Mbifurije urugendo rwiza kuri mwese, nimukataze, kuko mwatowe kandi mwatumwe n'ijuru ryose muri intumwa nziza zigomba kwamamaza ijambo ry'Imana mu isi yose no muri bose, kugira ngo isi yose yakire inkuru nziza uraye Imana yagennye kandi yateguriye buri wese. Ndabakunda bibondo byanjye, ndabo zanjye nuhira umunsi ku wundi, kuko mbavomerera uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo mbarinde kumirana kandi mbarinde kurabirana, iteka muhore muriho mu rukundo rwanjye rukomeye. Amahoro, amahoro, ibihe byiza, ndabakunda kandi ndabashyigikiye. Ndi Mariya nyina w'Imana, umwamikazi w'imitsindo. Amahoro bana banjye.